cira nkubishaka ko nyigira umugore ngo nayitinda reka shyire mu mazisipone ubu se nyibutse ko itandukanye na kode wagira iryamaturu muri yanzu y'ubukode reka mbarabura imihanda iteye ubwoba kubera abapeti dubuza ukagoroba bafite itaki ngo bavuye no gusumba hagiga data we mana gira icyo ukora ngaruka 9-2 ntagira kunywa isigara karakadaniri kamwe maze nkatumika ibiraka ndibuka neza nge nikundiraga indege zifite inyuma haza size n'ibirenge muri uwo mwaka nibwo nagigiye na mere andabura ko zafata zikarya gashene ibyo yabivuze mvuye kureba docteur ampaye umuto kune nzakuririke niko gufata phone nkubiramo abaje duhuriza stu maze dukora iyi be Izera ko mukomeje kumera neza cyane abantu mudukurikiye muri mu bice byinshi bitandukanye by'isi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'abari mu mahanga muri diaspora ewan turizera ko mumeze fresh cyane dukomeje kubashimira ubufasha muri kugenda muduhereza mukora subscribe share ndetse n'ama comment atandukanye muri ya gahunda twapanze cyangwa se muri ya gahunda musanzwe mumenyere kuri DJ Muswati official 50 tugenda tugira umutumirwa w'umunsi nkuko mubona hari umujene ndi kubona imbere yanjye ewan ndabona meze fresh cyane ewan umeze neza se flex watangira wibwira abadukurikiye gaveke low baby iteka umpora hafi umpora hoka kumva nkumva jewe mpaye pasi baby look at me nanjye look at you dufatana urunana dushyireho n'amatatu baby ubundi kura pa story y'ukuri uyu mwana nzamukunda iteka n'ukuri murinda bamujyana ngiyo mutubari mutoza imico myiza y'ababyeyi bibwami baby cyo gusaba no kutuzamba bari zo mutima kuko iteka uzahora wicaye muri iyo ndiba y'umutima wagukunze cyane nta shit iteka iyo nde byose ko yawe numva narira baby come close baby you the one baby yeah man nitwa Gavin wawida Gavin Grand Gavin Gun Gavin Grand wow mukuru kuruva kuri papa mano meze nabi Gavin Grand mukuru for sure iyo ndirimbo bayita ngo ikimaze kuturirimbira iyo boro bayita umutoni mutoni bakita umutoni wari ufite ku musheri bita mutoni wapi gute story nyine yo mu ndirimbo narese okay mu ndirimbo umusheri nari mufite ariko ni mu ndirimbo ariko ntabwo byigeze biba ntabwo wigeze ugira umeze gutya nawe waratekereje vatereka mfate izina mutoni tu efo byonyine bavuga ati ngiye ngomba gutwika na mutoni tu fo kabisa uzi bwo nta mukobwa muziranye witwa mutoni ubwo barahari ubwo niba bahise bagira ngo niba wabwiraga se oya nawe barabizi ko nta nyinshi yego nta nyinshi tugirana nta nyinshi ngayo ngo iyo ni ya mbere nkuko mumena rero twakira umujene nyine uyu ni umuraperi murumva ko abizi neza cyane kandi namwe ewana mugomba kugira gute gukurikira ko show igiye kugenda neza cyane twagenda indirimbo ya kabiri giye kuba kubita boro y'imihanda ni iki to iravuga ngo mpamvu iyi boro ngira yanditse nuko muri hood tubamo hari amaze iminsi hari ibintu by'indeta bitugurukana ni iki ndavuga ati reka nandike struggle za hood za street yeah man iravuga ngo muri hood niho nkomoka agenda avuga ku giti twicaye ngenage turi gushyiramo imiti zana audioma twiyumvira imiziki twumve rap nya tureka iyi minyi gishyiraho Subaru twihaganyuza ibiti dusengara tuzimya twikaraga n'isiri volume nyinshi twiyumvira bomari hayi nyinshi tumeze nka Chikevari ibici irenze nyihinesha totally ikanyiza uwo mwanda navanye zamani inigirenze ziba zinyumva samari duhuza mva ku giti ku mashoti ya American barabure gute amabara bera kwishami umwe hano undi hano twakoze psychonary dutambara inyonga tukahavanwa Nigeria mukabwibwi tukajya gusetsa family v ibi birenze line ndi nyamaswa nyawe dore va kuri iyo mihaye Gavin Grand for sure kukaza neze uzi ko kuri no murongo uvuze cyangwa se iyi nuza akano kapere duhaye kakanya uzi ko numi wese mbuze muri jambo nafata yo ni imihanda cyo bita strege izari bizi bihana bajya bavuga yo ni imihanda kabisa iyi se nono iyi ni ya indi wanditse kubera store zayize ngiye bayita muri hood ubundi bwa mbere twatangiye tuyandika bayita ku giti ku giti nta mujene utahazi for sure ku giti nahaganeze babarira cyane ni ku giti ariko mu by'ukuri njye numiwe bitari ukubeshya ariko bumva ko ari sawa cyane okay ndagira ngo sasa tuganireho gatoya ndi kwibaza kuririmba gutya se hari umuntu bikomeraho mu muryango cyangwa biragize ni wowe wivukiye cyasibye kuba mere aririmba muri korali ari muri korali nawe de muntu azaririmba
ni muri korali ni muri korali for sure. ubwo niwe wavumbuye iyo shimi ariko urumva ko birashoboka kuba wenda atarabasha kuba umuhanzi fosho ariko ubu akaye nyine akaba n'ubundi iyo mpano ayifite araririmba urumva ko niyo wensha ko arayivanyeho okay ndagira ngo umbwire umuraperi wemera muri Amerika umbwire wemera mu ntuza mu Rwanda ndetse Afurika muri rusange urumva njyewe nemera abaraperi ku isi batatu nde kubera iki batatu uwa mbere n'umuji bita man shout out kuri Ice Nova niwe wa mbere mu baraperi bose bari kuri iyi si ko cyari wa mbere tujye atari Kendrick Lamar cyaba Ice Nova ararenze afite lines zirenze no ukuntu ziba zigenda ntago ari ibya buri wese umva ko nyine harimo Ice innovation Nova ararenze byatari wa kabiri bamwita Tutuke Slow abizi nawuzi bamwita Tutuke Slow wowe nicyo wamukundiye Emani nawe ariko aririmba drill ariko arabizi byatari abantu bagiye kumureba afite boro bita Stili ya Kai afite album bita Stili ya Kai Stili ya Kai kabisa ujese ari indirimbo yenda nka verse ushaka kubuza nk'umurongo wenda gake ari boro afite bita Noir abaririmba ngo tubikora everyday tukabikorere niwe kandi ni buri gihe we ko higher meditate anyway with any party we ko higher meditate for sure babikora everyday urumva ko ari sawa cyane uwa gatatu bamwita Pip Dory n'umuhungu wanjye byataye dukunda kuba turi kumwe ariko nawe araririmba n'umuraperi okay ni umusani nawe ukiri mu nzira yo kwibuka ni umusani ukizamuka yego wese mukundira iki kuvuga bati n'umuraperi wa gatatu Imana ubire rero tubyuzuza turabyuzuza ibiki buri kanya tuba turi kumwe hasi zose imihanda ndamwemera fort ararinze byatari ndamwemera sana umva ko mbise ngira amatse zariwe ndize ko butani tuzabatamo ikigoma turi kumwe muri tayari gifite ikigoma bita Dora ariko kiracyari behind ntabwo kiri muri amara kugisohora for sure ako numva se mufite imishinga ya Danger Man numva uri bunatwice bwo imishinga ahubwo muduha amafaranga wallahi ni ukuri wabaha amafaranga nyine mugire bamusore n'indi tuba tureba ibyanyu uburyo bimeze ariko kubiri kose hari benshi badukurikiye bari mu bice bitandukanye nizera ko harimo abaproducer harimo abapromoter harimo abategura ibitaramo abaproducer rero kumubwira abaproducer abaproducer wandikira akaguca amafaranga ukavuga ati se noneho oya se kandi utabwiye ko byakubayeho bwakubira producer zo kumva guciye ngo nka 200 ati se noneho 155 isigaye ikora hip hop ahubwo sigira ngo iyo ngo ijya ngo bayemera se aho hantu uvuze nyine ariko se bwo ku muraperi 200 diyo bibaho none zikarita ubushaka wari cyumbursa guca 200 uzagakate batazanera amabuye bagutera amabuye nabireze ukora harwo se mentioning izina ariko nabwo nese muri siyo standard yabarashyizeho turabaza abirya turabazi kandi ni move umunsi abari wowe ejo ukazima tukazamuka ahako niko bimeze for sure okay mu Rwanda mu maraperi wambwiye uretse no kubakiza mu Rwanda nakubwiye abo bose babwiye bose mu Rwanda igitangariza ko umuraperi n'umuri muzwi Ice Nova ntabuze Ice Nova okay waririmbanye na Bushari ngira ngo yari igifuri n'igifuri arya afite n'ingoma nshyashya bita nimba ari umutima bagenda bayireba okay wewe ndumva muzi ariko abandi babashe kumbwira ntago nagiye mbabona abandi rero nabo muri mujya mu nahura yego se ariko nyine kwera yahaso nta muntu bo bazi mani nta muntu ese ubona biterwa n'iki kwe kinini zo mana zitamenyekana biba byatewe n'iki urumva ibiceri ni ibisazi grand frère ibiceri hirega neza bikaga zuri karaga performance hano sazikura imana urumva nta muntu ukuzi mu kirere biragoye ko kwizera kandi ufite n'imirongo ya Danger ariko uko biri bisaba gukora byose bisaba kubanza ugashakisha ubushobozi nyine abantu bakubita hirya bagakubita hino kuko buriya ugane n'abaraperi benshi bagezeyo nabo batangiye nko namwe mumeze ni haso rero uko biri ko ntekereza ko bizagenda neza mwana bizagenda neza icyambere no kuba wizeye ni hamwe no gusenga bizakunda gukora haso byagura mu mutwe niko bimeze twagenda kandi karirimbo sasa nongeye ko kubita umurongo w'iki w'abajene bagiye mu nzira ni iki to barabyumva utambwiye ni umurongo w'abajene kabisa umurongo w'abajene ndafasha okay let's go baravuga ngo navuye kuri kwa yabukeye menya pepa peace ku bajene bacyumva ko iyo move ari iyo kata bashyira mizi bizimisha n'amafafa ndashima Uwiteka wankuye kuri ibyo bishasha imyaka 7 gahunda ari ukubyuzuza
ndara ntakagiye numva ariya huzoma sinakubeshyo life yari ubumara nireba muri mira ariko nariburiye kara 42 sticks izo njyana mwirigara twicaye ngiye na gento turi gushyira mizbanga imana yonyine n'igiturinda n'iki cyakamuvu zacu ndi kuzibona zitamba ari imihanda one stick trace amazi tukamedita two stick trace amazi tukamefia three stick trace amazi tukamedita tukajya imihanda dutambara kucaza nta nyinya ngera ho mu cyapanze amazi mere nkamusetsa nkamutera stories ajyone gifikiye mu mira ibanga ryizkusha online na warubara ndibuka tuva kurya isombe twese turi guseka popo zidutamaze ziradsopa zisanga turi soba zidu tamama fafa wiruka iyo move wallahi ndakuri icupa yama mwana simwana ko ndiba akanga izuba rigucimyeyo iri gushimira ko nabirenze buriya ko wahaye sinzi niba ari indirimbo Jay Polly yiza kuri mu bitanda cyarimo ndahumeka umisha burya yatambaraga nayo byaragoranye n'iki ariko man ndumva ufite impano bro man asashaho man ibintu wabitangiye ryari ibi bintu reka ngutere story ukuntu byatangiye abo kantu bakanyibukije twe twicaye ahantu sorry twe twicaye ahantu no mu jeune nakubwiye bita Tutu Case Law Tutu Case Law bamwita Tutu Case Law Tutu Case Law yigano za cemeteries ko bikase no mubire bita Pimpo abo baba ndire babiri nakubwiye nemera byatari man umwe ashyiramo ingoma yiwe n'undi ashyiramo ingoma yiwe ndavuga ati why yewe ibi bintu ntabikora mu gitondo nabyutse mbatamiyo bita story ya hobby gutyo tu ari wo murongo wa mbere nanditse ndawibuka wa mbere ariko utabaho arabyo umuje twe turi kumwe bito bamubwira ati shana kwanditseho umurongo nabuze ibintu nandika oya shaka story zawe zose ubwo wahise ufata story zabayeho kuri uwo muraperi wundi urazandika waje kuzandika mu gitondo bumva basohoye indirimbo bati oya n'umurara bitobe twe twicaranye we adutera stories ibintu byamubayeho iki za move z'abajene ndavuga ati shayize boro ndaza kuze kwandikiramo umurongo utabimubwiye ubwira birangije arambwira tuva nkubwire ati nunyandika wowe nkumva ni nabi uzabyibagirwa ndavuga ati sha nanjye nayo mukubise numva arambwira ati ni ibyo yaba ati ni sawa kabisa ati ni ibyo ati kuhaje umurongo wa mbere nuko nanditse indirimbo yewe ese akanya sinzi yenda abantu benshi barenda bari kudukurikira bamwe bashaka kubaza se uyu muhanzi afite ibihangano bikoze ntago arajya muri studio bimeze bite urumva studio twagiyeyo pole ya mbere niyo nende kukubwira dufitanye na Pimpo bita Dore nizaba ari ya mbere niyo tugiye gukubita hanze to ariko bo bagiye babyumva ni haso ewan studio barakugigiza for uriringa neza bikaga kumva byagoranye ngizuba uraryumva se wapi biba byagoranye ariko n'undi urabizi iyo umuntu afite icyo ashaka mwana urataka niko gahunda ibimeze kurumva n'ubundi zuba nanjye ni nkuko nanjye mbona ndi imihanda nyine ni imihanda bro ni imihanda bari gushakisha ariko ndizera ko bizagenda fresh cyane fasha twagiye kandi karirimbo sasa ntiyogiye kubitira boro urumva harimo story y'umupeti ni story natekereje ku mupeti ariko cyangwa ari true story oya ntutinye niba uzi ko byabaye okay ni true story yawe bwite cyangwa undi muntu okay apart yanjye ni njyewe ariko indi ni kundi muntu ariko okay baba ndibita indangamirwa indangamirwa se iyo ndirimbo se ko babisegira batse kutari warayiririmba ngayo uko twagiye baravuga ngo bitch irampamagaye ishaka ko nyigira umugore ngo nayitenda reka shyiremo mazizbone ubu se nyibutse ko itandukanye na Claude wagiriye amaturu muri yanzu y'ubukode rikambara buri imihanda iteye ubwoba kubera abapeti duza ukagoroba bafite take ngo bavuye no gusumba agiga data we mana agira icyo ukora ngaruka icyenda kabiri ntagira kumwisigara karakadaniri kamwe maze nkatoma ikibiraka ndibuka neza nge nikundiraga indege zifite inyuma haza asize n'ibirenge muri uwo mwaka nibwo nagigiye na mere andabura ko zafata zikandya gashene ibyo yabivuze mvuye kureba docteur ampaye umuto wo kure nzakuririke niko gufata phone nkubiramo abaje duhuriza maze dukora iyi ben for sure iyi ben kiteye ubwoba cyakoze bro kuri hejuru cyane cyane turongo tuba turaha umusaza noneho iyi ni imirabyo ngoma nago ziraza cyane imirabyo mwana ni imirabyo ko numva se uri bunatwice ubwo wowe imirabyo ni imirabyo kireka mbafashe yenze gufasha neza Abanyarwanda ni bandebe neza kabisa kireka mbafashe for sure bafashe kurumva hashya
okay twihuse ndagira ngo umbwire ese nkawe okay izina ryawe kurifata kuri rakomeye cyane Gavin Gra okay nkawe Gavin Gra Gavin mukuru turi babiri ndetse ni groupe none na groupe hoya hari undi ariko utandukanye n'ibi wita Gavin wewe wamwita Cyusa Gavin okay sasa nyine ndagira ngo umbwire okay wumva intego yawe ari iyi kubera buri wese bafite inzozi bavuga ati nashaka kuzamuka nkagera aha ewan ndashaka nyine uduhereze ishusho y'ejo hawe uburyo buri kubyumva ariko cyangwa se uko wumva biteganyije sasa intego y'umuntu wese ushaka kujya muri music ntabwo ari ibiceri to urumva okay ibiceri ni basic needs umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi ariko buriya iyo wanditse ikintu ukumva abantu barakizi buri intego yaba wayigezeho nyine uba ushaka ko ubwo butumwa watanze to abantu babwumva iyo wumvishe babwumvishe ugacara ukumva ati ukumva bari kukaririmba cyangwa ukumva bari kukumva biba ari ibyo biragufasha byatari bumva neza iyo abantu bamaze kukumva neza bumvisha bwa butuma niyo mpamvu ejo basore bakongera akakumva akabatereka twumva indi yasohoye indi murongo twumve ngo hari mwiki na bya bindi bikagenda biza rero byakanga ariko uko biri hari iki hari intumbero bro wowe umbwira uti uri kumbaza kure cyane aho ushaka kugera kure cyane noneho kure cyane se nkubwire harya hari umuhanzi wa hip hop bwatwaye Nobel nawe urumva arahuriza bose kure amaboko FM yo yababire benshi barayafite ariko nta muraperi ujya wari bwahabwe Nobel niyo ushaka tu okay reka turi kubijyana kugira ngo dutekereze ibintu biri hejuru cyane okay nga base nda kuri mu Rwanda wifuza kugira ngo ube umeze nkanda akakanya oya ntawe urifuza kuba wowe ntawe baraje ni hasi nabari kumuganira bakubwira hasi baciye basandi ibisa n'ubu baracyazicamo abafoboyi barumye ariko buri umusani burampresera ariko atari ukuvuga nyine ngo niwe ngenderaho niwe romodo wanjye oya ariko buri umupeti bita Icenova ntabwo ndi bujyanye Icenova ararenze bro Icenova ararenze Yego. Okay, urumva ko yamaze kugira yamaze kugufatisha ku ruhande rwanjye ariko n'ibitewe na line ziziwe mirongo afite wumva ari wa mbere kabisa yewana kunyemeje ubu neza umuraperi okay Icenova it's okay nawe ndara aho maze kugera ariko ntago raba hejuru cyane ntago barajya hejuru urumva ko abaraperi ukunda bose nta numwe uri hejuru biragoye ese nawe wemeranya nanuza na hejuru hehe nemeranya nande wemeranya nanuza na diplomate avuga ati baraperi nubwo wamamazwa ariko nyine ya masaha n'ikibarabaswe nawe urabyemeranya nabo ko numva abahanzi kugenda bihinduka uko ababire dusigaye tubona bikaraga ngo tubima n'iki wenda wabona bisigaye bihinduka ariko bizaza ehwana ndashaka ko dukubita umurongo wa nyuma uno munsi dusoreje hano ariko ubutaha tuzagutumira yo kubita umurongo wa true story for me okay giti cyanjye to aravuga ngo ndibuka bitangira kumya kine nibura mama mbwira ngo uzajye wijyana dore umaze gukura izo shinda zibuka batuganiriza cyane badutamanamura sinigeze ntekereza kungaruka z'ibyo numvaga aripa none dore mfuye niruka iyo misi ndayibuka neza nkibuka umunsi wa mbere bantorera ku muperediketa ngicyo mutumva nuko yahoza ahunga ashaka kenshi peta ashaka gutunga ashaka mura no kwikaraga ibirunga kucyana kiza bamutama byo ni vuba mu minota mike yamenyana na doctor mwerekage yamwigisha no kuba tabura peta araryo hafe mu giwiri mu marira basenga cyane imana izarinda uwo mayira mu ruturu peti ku mugongo popo zimutamaribwa kiva Kongo zimufatana bege yuzuyemo zonco maguru yasarwa yagarurwa n'irondo mwana kurumva ndashaka gusoza reka mwongeza kandi akabita ka bonus karavuga ngo ariko ako kantu rakanyebye aka kantu rakanyebye ka bonus kabisa karavuga ngo asabare singa gukubita walayi akadukubise nkabakubita karavuga ngo
ngo awuzu bilaya inarira atwigisha urukundo kimwe na hirarisira iteka ungenda imbere nka sidija ibyo mbibona buri munsi muri koro ngenda imbere ja Rastafari ngenda imbere ja Rastafari ngenda imbere ndibuka nkiri muri bya bikundi by'amayoga amasigara n'amaburi ungenza imbere undi ndishene ungenda imbere undi ndagenge ungenda imbere undi ndindege ungenda imbere ngenda imbere ja Rastafari ngenda imbere cyakoze ubundi wari hejuru cyane. Okay, dusoza rero nagira ngo ubwire hari abashobora kuba bakenera kugufasha, bakaba bakenera guha ibitekerezo cyangwa se ubufasha bw'amafaranga cyangwa se bwo kugira ngo ubashe kuba wasohora ibihangano byawe. Ntabwo nzi nawe watangana bagusanga. Okay, ntabwo okay, ntacyo washaka ko twavugana n'iki IG yanjye ni Gavin Grand nkoresha IG gusa. IG gusa nibikoresha na WhatsApp na Facebook ntacyo. WhatsApp ndayikoresha ariko nimero ntabwo wahita uyitanga. Uzayibaha buriya nyuma ntacyo. Waciye DM nyine kuri Instagram na nimero ntazimuha tugaciringa tu ntari Facebook wapi ntabwo nyikoresha. Reka twumve neza ko bizagenda neza kandi wakoze kuza. Wallahi bipushinge wallahi. Okay, so ugira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Sasa abahungu banjye dore kiro urababwira aba grand frère harimo n'abasani namwe mukunda indirimbo wallahi nimo kumva ibintu bidunda gusa ngo ryo byadanje mwumve man mvutumwe ikintu kiri kumusohoka mu muntu sibyo nicyo kintu mbisabira abanyarwanda sigiye bazi ubwenge ibintu byiza barabikunda n'ibibi bakabishyira ku ruhande niko babimeze ariko man buriya gukora ingoma biragora biragora gubya atari bano n'umuntu yaragafashe zaje uvuga ati warakoze bro man biragora kabisa. Ikindi kandi man God bless. Reka twifurize umugisha kandi turizeye ko bizagenda neza ibiteganya byose. For sure. Ciao.